Siko mwana uzi uburyo sarupongorera yarayimwukanye ura nta musaruro n'ubundi yatangaga amazi aho uvugishije ukuri sarupongo nakama mwana sarupongo arabafite akamaro kanini none buriya reka ngwereke buriya umuntu utagira umusaruro mu ikipe ni ngombwa ngo yirukanwe ako uvuze we usarupongo aramutegera inde wabuhagarariye defense atake yawe hari abandi bana bari mu tuzami hasi bazazamuka bakora bitanga wapi bose iyo biganiro mu biriko bya Sonko ikisi arabugize ku kimwe uyu mudugudu mwana hajemo agakobwa suzi ko mundari basize akira wabanyine agakobwa irano man oya ntago ntumwe ushaka mudugudu washima agakobwa gashasha fifi yandahi kabise cyangwa keza duha makurusi nese keza fifi sheri wanje urabizi kakeye nese yago inshuti ye irakeye ahararana mu wadaye amakuru yako ako kabaye kandi amakuru tarwana ariko gasa na marayika neza uraterutani singeze subizi kwa rengeje nani hanga marire mwana marire umbaraka hubwe ntago namera nkawe nyine reka nguhari wenda nawe wazaza umbaraka hubwe cyangwa nagufasha muvandi ndagushakira amakuru nyine nawe nyine si wumva reka manza abwira kandi arega buriya Imana isubiriza mu kwiba nari narihebye buriya nashubiza yaje buriya nubawe bimutse ariko bavuye nka za Kigali buriya Imana yagiye muri se yaramubwira ati rero muzehe ahantu urabona nta mugisha afite imuka bimukirina kugira ngo Imana yanjye igire iki insubize uzikari byakobwa niba ari marayika warunashaka Imana zigeveza rizatagiye kuza mu bwiza wanje ni mwiza akupanga tujyanye ryari kureba iwabo mana ko mutazansiga uko nijye uzatanga amakuru ko mugiye gucakira amakuru dore nancyo ngiye kubakorera muzi ko ngiye kugenda nataza ibitoki bibiri bizashya na wundi muntu wa mbere nzamanza kubwira dore ni mwebwe babiri we gitoki na kandi ko kundi mineke we ndakunda kurusha igende ngewe ari inshuti urumva misiyo nono nirushije mwana zakwemera azapangana misiyo ubu papa marama magara mwana mureka tumanuke mwa kandi ko amagambo nge kwahira amuza tumanuke mwana amuza tugenda nawe nufasha kwahira umva musore wowe genda wige neza ibindi bizaza nyuma amazi arahagije iyo turi buze kwengesha amazi yese turi basubwo nta reba muri nashere kandi reba niba arimo hata naretse mu mubareke apo ntacyo mwacyo Peter rwanya amazi arimo turi buze gukoresha nta turaza kongeraho ni mu kanya ariko nakohereza mu kigo gikwiriye asubundi nuzagiye icuse cyuse sinzana ari yagiye nabonye azamuka gutya ariko aka kana rero nibyo wende urukundo nibyo nakubwira uyu mwana ngo nicyusa ashaka kunanira yirwa zenguruka umudugudu kandi ntagaba reba akazi twari dufite hano ubu ngiye nzajya nirwa njya gushaka amafaranga y'abakozi njye gushaka n'iki cyose namwe mwirwe muri guhurwa buriya sinzi impamvu nimba batareba akazi umuntu aba afite byibuze senga ajya no mu murima afasha abandi byibuze baramenya guhinga ngereka ngubwire rero dore wenda ndabikubwira hakiri kare sano urabona wenda kacyusa ko ntawakarenga no gashaka ko ari gatoya urumva na mama yapfuye wenda katari kamenya n'ubwenge we ntawakarenga ariko we ubuzima twabayemo urabuzi Nyagatare urabizi uko byagenze amazu tujya kuyavamo tukazi nta kwisanga ndagira ngo uyige mu wa gatanu nta mikino ngiye narayize utajyana n'ubwenda nashoje kaminuza mu wa gatandatu byari bikaze secondaire wige neza ariko n'urukundo nawe warabizi ndabizi babikaze wige ushire mu imbaraga zose tugahinga